umva mbabwire rero nshuti bakunzi ba Kigali House muba kuri uru rubuga rwose ni nk'itangazo nabaha. Please niba ufite gahunda yo kugura inzu mu mujyi wa Kigali ukaba utarasura ino nzu, please uretse kwishyura inzu yo wabonye ubanze ufata aya mahirwe ugere kuri iyi nzu mbere yuko nkubwira n'ibintu byinshi. Please ntiwishyure utaragera hano hantu. Ibaze noneho ino view ni ya cadastre ntago ari ya etage. None se ubukoko karibyo nakubwiraga, uramutse ufashe icyemezo cyo kugura indi nzu utaratembera kuri iyi nzu urabona atari ukunyagwa zigahera. Ngaho ndebera ino nzu, uzi yuko se iri no mu buso 500. Nibyo koko ifite square meters 500. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane. Ikindi kintu utaruzi, uzi ko inzu iri kuri kaburimbo. Ubu urimo uratekereza ngo location ni he? Ni Kanombe hano heza. Kandi ikindi kintu cyiza cy'Ikanombe ubu ngubu, Kanombe yaciyeho no ku yandi makaritsiye. Wibuke ko wa muhanda w'Iremera bawutangiye. Nujyayo uzasanga ibimenyetso atari amagambo gusa. Uzaba ari ibisate bingahe? 4 kuva Iremera ugera i Masaka. Ngaho ndebera noneho utaguze inzu ifite parking ingana gutya. Gerageza ubazumingire urebe ukuntu imeze. Noneho ino nzu ubu bwiza bwibonana inyuma. Ndakuraritse kuza kubana nanjye mo imbere urebe ibyo bita collection cyangwa se innovation, kubera ko ikoze mu buryo butangaje bw'igitangaza. Ubuso 500 Ikanombe hano hafi y'ibitaro, ariko kuri amplacement nziza cyane izaba ku buryo ushobora kuba wakideplasa ukagera kuri ya mihanda yo barimo gukora uturutse Iremera. Urabona ko ari inzu nziza. Reka nkubwire yewe urimo kudukurikira cyangwa se inshuti mukunzi wa Kigali House, rwose inzu ni gucika birambabaza. Waba uri mu diaspora wicaye aho ngaho uri kurundanya amafaranga, waba uri umunyarwanda se, nyamuneka ndakwinginze tabara. Reka mbyite basi no gutabara uze wigurira iyi nzu, cyangwa se ubanze unayisure mbere yuko igurwa. Basi uvuga ati iyi nzu nubwo yaguzwe wenda nta mafaranga nari mfite ariko nari nabonye amahirwe yo kwitemberamo. Reka rero mbabwire, reka mbanze nyibasobanurire neza. Hano dufite igice cya jaride. Urumva nyine ubuso 500 ntago bwabura umwanya wa jaride. Ni umwanya munini ushobora no kuba wajyamo n'agapisine in case ushobora kuba ugakeneye, ariko nitagakenera ukagumisha gutya. Noneho parking yo sinzi ibyo ndi buyivugeho kubera yuko birigaragaza, nawe urimo urareba, urimo urankurikira ibyo ari byo byose. Parking yacu byibura imodoka 8 zishobora kujyamo. Ese ucuruza imodoka? Iyo waba uzicuruza ni karibu wigurira ino nzu kubera yuko wabonye umwanya munini uhagije. Reka nkubwire, iyi nzu rwose umbabarire tuyitemberanemo kubera ko nugeramo imbere noneho ewan ushobora no kuza gukomfirima ahubwo utaranayisura kubera ko ni nziza cyane. Reka mbabwire, hano tuhafite aka design keza. Reka nkwereke ukuntu gakora, nkwereke sample yako gatoya. Ni akantu keza kazamukamo amazi. Ibi bintu biruhura mu mutwe. Abantu b'engineer b'iki gihe basigaye ari abahanga. Iyo wicariye aha ngaha urimo kunywa akaji kawe cyangwa se agacupa kawe, sinzi icyunywa ariko icyo wabunywa cyose nta kibazo, urimo kwiruhukira mu mutwe umedita, usanga n'ibitekerezo cyangwa n'imishinga wapanze ishobora kugenda neza kubera kano kantu kari aha ngaha. Urabona ko ari akantu gatanga ubwiza ntagererana. Uribuka ko nahereye kuri rooftop, ubwo urumva yuko ifite, sindi bwirwa mbisubiramo. Wabonye view yaho, ariko ndaza gusubirayo nkusobanurire detaye akantu ku kandi. Iyi nzu yacu rero ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3 n'igikari gifite amanex kisanzuye. Ni inzu isa neza. Ndebera bino birahure bigiye biri kuri rooftop, bajye bazuminga babanyerekere. None se utaguze inzu iri mu buso 500 ko mubizi ko dusigaye twubaka mu buso 300? Ibi ngibi nk'ibibanza 2 urumva wagura hehe? Kandi kuri kaburimbo urumva aya ngaya atari amahirwe. Reka mbabwire, kubera ubwiza ifitemo imbere, reka ndeka gutinda hano hanze utaza kugenda utabonye amahirwe byo kwinjiramo ngo urebe ubwiza bwayo n'imbere.
ariko reka nkubwire mbere yuko ninjira muri bwa bwiza bw'imbere ubasa amaso ntanaguha ndebera buno bwiza buri hano kuri no balcony, inkingi nziza ziriho design nziza cyane, urubaraza ruri hano rwose ubanza na rooftop utakirirwa unanayijyaho kubera ko n'urubaraza rwakwicaraho abantu benshi cyane. Uzuminge ujye ubanyerekera n'aya makaro. Ese wabonye amakaro ari muri iyi nzu? Wow, ndebera ikaro ukuntu ringana. Ndebera noneho hano kuri uru rubaraza hari ahantu hari design nziza. Please fata uyu mwanya rwose uzuminge ubanyerekere akantu ku kandi. Sinshaka yuko iyi nzu hari umuntu uri buze gucikwa n'akadetaye na gatoya kubera ukuntu ari nziza. Iyi nzu yacu rero mbaza ngo irimo iragurishwa ngahe? Ubu se wowe ntiwayibwira ukurikije ibyo maze kukwereka kandi wumvishe detaye zayo ukumva n'ubuso bwayo? Aha twikomereze. Iyi nzu iri kuri miliyoni 180 kandi zishobora no gukatukaho. Bayida urumva ko iri affordable. Izo miliyoni si nkeya ariko reba uyu muzigo. Uzi ko n'amataje atakoraho se. Twakomeje tukigera hano turasanganirwa n'ubwiza bw'urugi rwiza cyane. Mbabarira undebere, urabona bino byuma nibyo ufataho ukingura urugi rwacu rwiza. Hari inzugi zari zaradutse zimeze gutya ariko uyu nguyu yazanye akantu k'aka innovation. Urabona ko kagiye kariho imigongo myiza cyane, ni design nziza imeze neza. Urabona ko aho warurebera hose ubona ko ari urugi rwiza rw'urubaho ariko rutandukanye na za zindi dusanzwe tumenyereye. Yewe ni karibu, sinshaka kubatindira, ni karibu rwose. Twakomeje tubane ubu bwa bwiza noneho bwo muri salo bugezemo. Wow, suba nirwe mvuga, reka babanze babereke ubwiza buri hano muri salo. Si ngombwa ko nkomeza kubasobanurira, please banze ubereke utuntu twose. Aha urabibona rero ni salo nziza ifiteho TV stand nziza cyane, amarangi iteye. Yewe sinzi abenjiniyeri basigaye bariho ariko noneho u Rwanda ubanza rusigaye rufite abenjiniyeri b'abahanga ko kizi nzu zitabagaho mbere. Ndebera nawe ubu bwiza bw'iyi TV stand. Urabona yuko iterambere ryageze ahantu hose rwose. Ikintu cyo bita design nacyo kimaze gutera imbere muri uyu mujyi wacu wa Kigali no muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndebera nawe itara noneho riri hejuru aha ngaha, ni itara ryiza cyane. Urabona ukuntu risa? Ni itara ryaguha umutuzo uri muri iyi nzu. Ese ubundi ubu niyo ntakirwa mvuga ibintu byinshi, iyi salo wabona intebe ziyikwiriyemo cyangwa se wavuga wenda hari umuntu waza akavuga ngo iyi salo ngo ni ntoya numa nshaka irutiye. Reka iyi salo tuyivemo, mwabonye ubwiza bwayo. Dukomereze no mu bindi bice. Aha ngaha tuhafite urubaho rwiza, ni nk'umuryango uduha ikaze cyangwa se welcome kuri salamanje yacu. Sindi bujye kuri salamanje ntaberetse ubu bwiza buraha. Wow, ndebera irange riteye kuri uru rukuta. Urabona ukuntu rimeze? Iryo ni irange bro, ntago ari akantu ko bashyizeho iryo ni irange ryiza cyane. Urabibona ariko niba utarakora subscribe urindiriye iki kuri iyi channel? Kari uzajya usangaho deals nk'izi ngizi koko. Urambabaje ahubwo niba utaranayikora kubera ko ibyiza dufite kuri no channel yewe nahawe. So hano tuhafite akaravabo keza cyane, gasa neza kandi gateguye, kameze neza cyane. Ese wabonye ko ino salamanje nayo ari nini? Buriya ibuso 500. Definitely ukimara kumva ubuso 500 uhita wumva ko inzu igomba kuba yisanzuye, ifite ibyumba binini, ifite n'igikoni kinini, n'ibice byose byayo ari binini. Salamanje wayibonye, plafond wayibonye, itara ryiza cyane. Hanyuma rero hano tuhafite design y'igikoni. Ndebera, urabona iki gikoni? Imagine hano wateho twa dutebe twiza nka 3 urimo kwiganirira n'umufasha wawe arimo kugutegurira. Urabona ukuntu byaba bimeze se? Reka mbatembereze muri iki gikoni cyacu. Aha ngaho ndebera itara. Ubonye ukuntu igikoni cyacu ari cyiza ariko ubwo bivuze ko n'ibindi bice ushonje uhishiwe rwose. None se urabona uguze inzu kari byo nakubwira gutaragera kuri no nzu so kunyagwa zigahera. Ndebera igikoni bro. Aha ngaha tuhafite kuka, umwanya wa kuka mwiza cyane. Urabona ko ari yindi nini. Dufite akaravabo keza cyane kari hano kameze neza cyane. Umwanya wa fridge se nawe urabizi ko tuwufite hano kandi ni za fridge nini cyane
fridge waba ukeneye hano yajyamo. Urabizi yuko se dufite n'amanexi. Ntabwo uyu munsi ndagutembereza muri iyi nzu akantu ku kandi nabyiyemeje. Reka mpite nkomereza no mu gikari ntahagaze n'abakorera video ndende. Ahangaha tuhafite igikari cyiza, ni amakaro hose, ibintu by'urwondo rwose ni ku makuru uzajya ibyumva yo kuri BTN. Hano tuhafite aho wakanika imyenda, ni akantu keza cyane gasa neza. So ikindi dufite hano igikoni cyo hanze, ni igikoni cyiza cyane. Urabona yuko bamama bakunda kwitekera amasombe n'ibindi bintu biri strong bikomeye. Nahangaha rwose sindi bunahatinde, ndahita nkomereza. Hano tuhafite aka storage nako ni ingenzi, aho ushobora kuba washyira ibitoki byawe n'ibirayi. Hano dufite akazu k'umukozi. Hanyuma hano tuhafite dushe na toilette n'ikigega. Yewe wumva ukuntu iyi nzu nta kintu na kimwe bibeshyeho. Ikindi kintu ntagira navuze, dufite sorute cyangwa se entrée ebyiri. Dufite ahangaha ushobora guca ugiye mu byumba muri koridoro, tukagira hano ushobora guca ugiye mu gikoni. Nababwiye ko iyi nzu ifite ibyumba 4 na dushe na toilette 3. Reka mpere muri iki ngiki bakibanyerekere, si ngombwa yuko tujyana, muraba mubibona namwe. Gifite bathroom nziza, sinagenda ntayivuzeho, urabona ko ari sawa cyane. Iki ni icyumba kandi dukunda kwita icy'abashyitsi. Urabona ko ari icyumba cyiza kandi kigari. Reba iyo size, ubuso 500 rega aba ari bwinshi by the way. Ni karibu rero mu bindi byumba 3. Hano tuhasanga ka etajeri k'inkweto, urabona ko ni nyinshi rwose. Niba uri umuntu ukunda kurimba, ni sawa bagutekereje. Hano tuhafite umuryango waho usohoka, nabibabwiye. Reka duhere muri iki cyumba cya mbere cyo twita icy'abana. Kuba ari Kigali cyo simbigarukaho, nawe nakomeje kubikubwira ko ubuso 500 ari bwinshi. Isuribuka ko iyi nzu iri kuri miliyoni 180 zinakatukaho. Twakomeje tukiva hano turahasanga hano ikindi cyumba, ubwo ni icya 3 maze kubereka muri ino nzu. Ni icyumba cyiza kandi kinini. Ibi byumba rero ko ari bibiri bikoresha ino dushe na toilette yabyo. Urabona ko ari sawa cyane. Ngwino rero dutemberane muri chambre principale. Iyo tuyigezemo turitonda, tuyibereka twitonze. Kaduhere muri dushe na toilette yayo cyangwa se bathroom. Wow, reba ukuntu ingana, ni ibirahure gusa kabisa. Dufite lavabo, dufiteho mira nziza cyane. Umva, iyi nzu rwose nutayigura basi uzaza unatembere, ukopere, ugire ideas zo kuba wakubaka neza, kuko rwose nabyo twumvikanye. Uje ukatubwiza ukuri, dushobora kuyigutemberezaho ukagira ibitekerezo byiza by'inzu uzubaka. Icyo gihe ugura ka essence. Ni karibu rero, tuguhaye ikaze mu rwambariro. Ni dressing room nziza cyane cyangwa se vestiaire. Reba garde-robe irimo ukuntu ingana, urabona ko ari nini cyane, yisanzuye. Reka mbabwire, abantu barimo gukora deal n'abantu barimo kugura inzu muri iki cyerekezo cya Kanombe muzabibona, kandi nubwo wenda hashira igihe muzongera mwumva ino video, mubyibuke ko nabibabwiye mbere, ino mihanda itararangira. Hanyuma rero hano tuhafite design nziza n'amatara meza cyane, plafond nziza nayo murayibona. Noneho icyumba cyo ibaza ko kinari icyumba cyo gushyiramo igitanda gusa. Ubwo urumva ni icyumba cyo gushyiramo igitanda cyangwa na televiziyo, byaterwa nawe. Ndebera design hano y'itara, urimo uraribona ariko itara ryiza kandi cyane. Iyi ni chambre principale, sindi buyitindemo, sinshaka kubatindira. Ahubwo ikindi nakubwira, iyi chambre principale ifiteho n'akabariko keza kari hano. Sinasoza ino video rero ntaberetse ya rooftop yacu nziza. Reka tuzamukaneyo myibereke. Ariko tutarajya kuri rooftop, mu mbabarire nari nibagiwe akantu k'ingenzi. Hano hari dushe, hari toilette ya 4. Sorry, iyi toilette ni abantu bari kuri rooftop. Urumva ko ahubwo ifite ibyumba 4 na toilette enye. Murambabarira rwose nari nibagiwe akantu k'ingenzi. So twakomeje rooftop, ni karibu twayigezeho. Ese ubwo wagura ino nzu ukunda ibirori, ukunda ibirori wajya wihorera hano kuri rooftop. Noneho iyi karitsiye kandi iri very quiet, n'ahantu hatuje hacecetse rwose, hatanga amahoro. Ikindi nzumingira yavuye, noneho bayirebe bitonze ututihuta. Urabona yavuye ukuntu imeze? Reba nawe, iyi ni view
y'iyi rooftop yacu. Urabona ko ari ibintu bisa neza kandi cyane. So nshuti bakunzi ba Kigali House rero mwakoze cyane, mbatembereje mu nzu nziza y'umwaka. Iyi ngiyi aba ari inzu y'umwaka, ni inzu nziza cyane. Ndakwibutsa ko ifite ubuso 500, ibyumba 4, dushe na toilette 3 zo mu nzu n'indi yo hanze imwe kuri rooftop ya 4. Ni inzu nziza cyane. Turabashimiye rero mwe twabanye, mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu, ariko munadukurikire ku zindi mbuga dukora kuri TikTok, Instagram na Facebook, kugira ngo mujye mubona ibyiza umunsi ku munsi. Mwakoze cyane rero, turabakunda cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha n'amafaranga kandi ibahaze uburame.